Mfite umukunzi utuye inyuma y'ibicu, uwo yarankunze sinabona uko mbivuga. Imyaka ibihumbi irashize antegurira ibyicaro byiza, uwo yarirahiriye n'indahiro ati sinzongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu. Hari nicarana n'umugeni nakunze, hari nicarana n'umugeni nakunze, uwo yarirahiriye n'indahiro ati sinzongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu. Hari nicarana n'umugeni nakunze, hari nicarana n'umugeni nakunze. Mukunzi mbabwira ntawuhanye nawe, yitwa Emmanuel, intare yo mu muryango wa Yuda. Uwo yaratsinze kandi azahora atsinda, ni nayo mpamvu mpora muririmba. Uwo yarirahiriye n'indahiro ati sinzongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu. Hari nicarana n'umugeni nakunze, hari nicarana n'umugeni nakunze, uwo yarirahiriye n'indahiro ati sinzongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu. Hari nicarana n'umugeni nakunze, hari nicarana n'umugeni nakunze. Hariho umunsi yagaragaje ubutware bwe, yagiye ikuzimu akandagira Satani, aramunyukanyuka amwambura imfunguzo, azukana icyubahiro. Yesu ni muzima. Hariho umunsi yagaragaje ubutware bwe, yagiye ikuzimu akandagira Satani, aramunyukanyuka amwambura imfunguzo, azukana icyubahiro. Yesu ni muzima. Uwo yarirahiriye n'indahiro ati sinzongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu. Hari nicarana n'umugeni nakunze, hari nicarana n'umugeni nakunze, uwo yarirahiriye n'indahiro ati sinzongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu. Hari nicarana n'umugeni nakunze, hari nicarana n'umugeni nakunze, hari nicarana n'umugeni nakunze, hari nicarana n'umugeni nakunze. Uwo yarirahiriye n'indahiro ati sinzongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu. Hari nicarana n'umugeni nakunze, hari nicarana twese hamwe. Uwo yarirahiriye n'indahiro ati sinzongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu. Hari nicarana n'umugeni nakunze, hari nicarana n'umugeni nakunze, hari nicarana n'umugeni nakunze.